Yo, what's up? What's up? It's your boy Abu is the MVP right here. Shout out kuri wowe wakoze subscribe hano kuri Abu is live. Of course, ni buri mu bantu bagira ku 300 hafi na 500 bakoze subscribe right here. Man, you the best. I appreciate for the love. I appreciate for the support. So, nawe niba utarakora subscribe yikore right now kugira ngo ujye ubasha gukurikira story nyinshi ziba zivugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko muri entertainment, abantu bakunda stories za entertainment n'ahandi wazikura usibye hano kuri Abu is live. And uyu munsi nibwo hari buze gusohoka indirimbo ya The Bane yise ngo inshallah. Ni indirimbo yaritegerejwe n'abantu benshi byatari. Twari tuzi yuko ino song ya The Bane izasohoka muri cya gihe agomba gukora na tour na Bruce Melodie ya Country Summer Tour 2026, ariko indirimbo ntabwo yigeze ijya out. So ibintu rero byatumye The Bane ashyirwa kuri pressure byatari n'abafana. Buri munsi bahoraga bamubaza se Bane inshallah iri ujye out when, inshallah kubera itari kuyisora, inshallah itegereje iki. Now ejo bundi muri Gen Z comedy show yabereye muri Camp Kigali, The Bane urabizi yuko ari we wari umutumirwa mukuru, akaba aribwo yatwumvishije cyangwa se yatubonjeje kuri no brand new song inshallah. And abantu benshi bakimara kuyumva kumva gace kayo gato bumvishe The Bane waje muri style nshya. The Bane uri kugerageza nyine gukora indirimbo za vibe, indirimbo zihuta, indirimbo zishyira abantu muri mood, by'umwihariko za ndirimbo umuntu ashobora guperforminga kuri stage zigatuma abafana benjoyinga umuziki bajya mu kirere. Ni style nshya kuri The Bane, twari dusanzwe tumuziho nyine nka The Bane ukora indirimbo zigenda gake, indirimbo z'urukundo, indirimbo umuntu yumva nyine atuje zikamuruhura. So this time inshallah iratandukanye cyane n'indirimbo dusanzwe twumva The Bane yashyize hasi. Ari na mpamvu abantu benshi bari kugenda bamuha reaction zigiye zitandukanye kuri brand new song inshallah. Bamwe bakaba barakunze style, baravuga bati this is good kubera ko umuziki mpuzamahanga umeze gutya, isoko ry'umuziki mpuzamahanga ririfuza indirimbo zimeze gutya, indirimbo zihuta, indirimbo za vibe, indirimbo zibyinise. Nizo ndirimbo ziri gucuruza, nizo ndirimbo ziri kumvwa n'abahanzi mpuzamahanga, bagahita bashaka kumenya byinshi cyane kuri uwo muhanzi wakoze indirimbo nk'izi inshallah yakoze. And hari n'abandi bavuze bati The Bane no, iyi style ntabwo ari yawe, please wita umurongo wawe kubera ko tukumenyere mu ndirimbo za gake gake, indirimbo zitihuta cyane, nyine indirimbo zidafite umuriro mwinshi. Abangaba nyine ni babafana bakomeye cyane ba The Bane, bamukunze kuva gitangira music since way back kugeza today kubera ko bamuzi muri iyo style. But nanone remember, agomba gucuruza umuziki, agomba gukora ibintu bigezweho kugira ngo ajyane n'igihe turimo uyu munsi. Uyu munsi isi irifuza umuziki uri crazy, umuziki wa vibe, umuziki nyine urimo navuga kavuyo kenshi. Kugira ngo ucuruze nuko ugomba gukora umuziki umeze gutyo. Iyi style yakoze tuyizi kuri Chris Easy. Ahubwo sinzi impamvu The Bane atakoresheje Chris Easy muri ino ndirimbo cause yari kuba indirimbo nziza cyane cause Easy ni mwiza cyane kuri style ngizi. Turabizi indirimbo nyinshi yagiye ashyira hanze zihuta muri ubu buryo, zakunzwe n'abanyarwanda benshi, zamuha imbaraga nyinshi cyane mu isoko ry'umuziki wa hano mu Rwanda, ndavuga Chris Easy. So I think yuko baramutse bakoze remix bari kumwe ya inshallah bishobora kuba byiza cyane. So iyi video iri buze kujya out today saa 8 zuzuye. The Bane nibwo ari buze gushyira hanze iyi inshallah kuri YouTube. Abantu benshi bari barayibuze ejo biriwe bayishakisha kuri YouTube, nabonye bari claiming bavuga bati why indirimbo itari kugaragara kuri YouTube, The Bane utegereje iki? So uyu munsi saa 8 nibwo song iri buze kuba ijya out. Abantu bakurikira The Bane kuri YouTube of course muri buze kwireba. Ni summer hit, ni indirimbo ya summer umuntu yumva akajya muri mood ya fresh,
akajya muri mood nziza bitewe n'uburyo indirimbo ibyinise na vibe yayo. Inshallah wowe agace gato wumvishije ko indirimbo wakumvishe gute, drop your comment down, then uhita unakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano kuri Buwiz Live.